ndabasuje bakunzi ba The Bridge TV. Ni muri gahunda y'umushinga twatewemo inkunga n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere hamwe na UNDP. Tugiye kubageza ikiganiro kivuga kuri gahunda yo kuzahura ubukungu bwahungabanyijwe na COVID-19. Inzobere mu bukungu zibona zite umusaruro w'ingamba zashyizweho zo kuzahura ubukungu. Teddy Kaberuka muri inzobere mu bukungu, mubona gute ingaruka COVID-19 ku bukungu bw'u Rwanda zihagaze gute mu birebana n'ishusho y'ubucuruzi no guhanga imirimo? Navuga ko COVID yagize ingaruka nyinshi ku buzima bw'igihugu muri rusange. Yenda umuntu ahereye ku buzima kuko byose ariho bishamikiye, aho uretse kuba harabaye icyorezo abantu bakarwara, abantu habaye ingamba zitandukanye zishingiye gukumira icyorezo. Izo ngamba rero zagize ingaruka nyinshi cyane ku bukungu, ku mibereho myiza y'abaturage, ku buryo n'ubu ngubu ingaruka ziracyumvikana. Yenda ngarutse mu buryo bw'umwihariko ushingiye ku ngaruka zatewe no gufunga ibikorwa bibyara inyungu. Murabyibuka habaye ibihe bitandukanye aho abantu basabwe kuguma mu rugo. Iyo bibaye kuguma mu rugo rero navuga ko aba ari ikibazo gikomeye, aho abantu badakora, haba abakorera abandi bakora umushahara, haba abakora ubucuruzi bwabo ku giti cyabo, haba abantu bakora imirimo itandukanye ibabyarira inyungu. Cyane cyane ko iyo urebye mu mibare mu Rwanda usanga hafi 70% abantu bakora imirimo ni abantu bakora mu gice cy'ubukungu navuga kitanditse. Ni abantu bikorera uturimo twabo duto duto tubabyarira inyungu, aho abantu babona icyo binjije ari uko bakoze. Iyo rero abantu batagize amahirwe yo gusohoka ngo bajye gukora, abo bantu ntacyo binjiza. Abo rero nibo benshi urebye mu gihugu, nayo mpamvu muri bya bihe byaguma mu rugo hageze aho abantu banabura n'ibyo barya, leta ikabagoboka. Ikindi navuga nuko noneho n'ibikorwa rusange abantu bose bahuriyeho, tuvuge transport, aho ingendo zahagaze. Hari n'igihe habaye guhagarara hagati y'uturere n'utundi, hagati ya Kigali n'uturere, byari ibibazo bikomeye cyane. Ariko ibyo byose icyo yenda umuntu yavuga byagizeho ingaruka ku bukungu bw'igihugu nuko umusaruro waragabanutse, kuko abantu batakoze iminsi yose bagombaga gukora. Hari abantu benshi bahombye, ibikorwa bibyara inyungu byahombye. Ujya ubibona niyo ugiye hafi ahakorerwa ubucuruzi mu maduka, ugasanga amaduka amwe yarafunze, hari abantu business zabo zahagaze. Iyo rero business zihagaze, buri gikurikiraho nuko hari abantu benshi batakaza imirimo, haba ba rwiyemezamirimo ku giti cyabo, haba nabo bahakazi kugira ngo ibikorwa bibiyeho. Yewe n'ibigo bikomeye, ibigo binini, hari bimwe byagabanyije umubare w'abakozi. Ibyo byose rero byagize ingaruka ku mibereho y'abaturage, ko iyo umuntu atakaje umurimo, iyo umuntu atakaje business yamugaburiraga, yamwinjirizaga amafaranga, urumva ko n'imibereho myiza isubira inyuma kuri abo bantu. Kandi aba ari ibintu bisaba indi myaka myinshi kugira ngo abantu biyubake. Ariko amahirwe yenda umuntu yavuga nuko iyo urebye imibare ubu ngubu, imibare isa nkaho iramanuka cyane. Hari icyizere yuko byibura icyorezo cyacisha make, noneho abantu bakongera guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo. Bwana Teddy Kaberuka, mwakurikiranye ingamba guverinoma y'u Rwanda yashyizeho mu kuzahura ibikorwa by'ubucuruzi byahungabanyijwe na COVID-19. Izi ngamba mubona zimeze gute, munakurikije ibyo mumaze kuvuga, mubona byahungabanye? Navuga ko hari ingamba nazishyira mu byiciro bibiri. Hari icyiciro cya mbere yenda wavuga ingamba zari zigamije kurinda abaturage ko kwandura bitaba cyane. Ni naho hajemo guma mu rugo, niho hajemo guma mu karere, niho hajemo guma mu ntara, aho abantu basabwaga kugabanya ibikorwa bakora, ingendo bakora kugira ngo batandura. Izo ni ingamba zagize ingaruka. Noneho hari izindi ngamba leta yashyizeho za kabiri zijyanye n'ubuzima, gutanga urukingo, gutanga imiti ku barwaye. Murabyibuka abantu bose barwaye bavuriwe ubuntu, ntago ari ibintu tubona mu bihugu byinshi, ni ibihugu bike cyane bibikora. Nayo ni ingamba yo kuhangana. Noneho hakaba n'ingamba za gatatu zijyanye
n'ubukungu, aho leta yashyizeho ikigega gishinzwe kuzahura ubukungu. Iki kigega urebye imikorere yacyo n'ibyo kimaze kugeraho, ni uko ni ikigega gisa nk'aho cyashyiriweho cyangwa se gifasha kuzahura ubukungu ibikorwa binini, bizinesi nini, ntago ari bizinesi ntoya, ntago ari ba rwiyemezamirimo batoya bafashwa cyangwa bazafashwa, ahubwo urebye amabwiriza agenga ikigega ni uko ni ibigo binini bifite ibyo navuga bikeneyeho ubufasha. Tuvuge ibigo byari bisanzwe byishyura imisoro nta kibazo, bisanzwe bifite ibitabo by'ibaruramari, ibyo byose nibyo bigaragaza, noneho bagasaba inkunga y'ingoboka. Jyewe mu ishusho ryanjye nk'umuntu ureba ubukungu muri rusange, uhura n'abantu bafite ibikorwa byahungabanyijwe n'ingaruka, hari ibyiciro nka 2 bikenewe nabyo gufashwa. Haramutse habonetse ubushobozi bw'amafaranga muri kiriya kigega, bakagombye gutekerezwa. Icya mbere ni abantu bakora imirimo iciriritse, rero nibaza ko hakagombye gutekerezwaho n'abantu bo muri icyo cyiciro cyo hasi. U Rwanda ruri mu bihugu byashyize ingufu mu gukingira abaturage babyo. Ku gukingira abaturage, inzobere mu bukungu mubona biza gufasha gute muri gahunda zo kuzahura ubukungu bw'igihugu? Uhereye ukuntu icyorezo cyari kimeze n'ubukana cyari gifite, byagaragara, abashakashatsi bagaragazaga ko nta bundi buryo bwo kugihagarika, kuko cyari icyorezo gishya abantu batamenyereye, nta muti cyari gifite, kandi icyorezo gihagarika ubundi n'urukingo cyangwa se umuti. Icyorezo rero gisa nkaho navuga cyakanguye isi, kubera ko ukuntu abantu banduraga bapfa nabyo ni ibintu byari biteye ubwoba, ku buryo aho ibihugu bimaze kubonera urukingo, cyane cyane hamaze kujyaho gahunda ya COVAX yo korohereza ibihugu cyane cyane bya Afurika kubona inkingo. Hari ibihugu byinshi byifuje inkingo, ariko banazibonye ntibanazitanga neza. Navuga ko u Rwanda rwagize imbaraga nyinshi kugira ngo inkingo ziboneke, noneho zinatangwe neza, kuko burya kuboneka ni kimwe, no gutangwa neza ni ikindi. Iyo urebye umubare w'abantu bakingirwa buri munsi, ukabona, ndumva mu gitondo narebaga imibare, abantu hafi 3 miliyoni zirenga bamaze kubona byibura doze ya mbere. Urumva ko na doze ya kabiri ni hafi 2 miliyoni. Urumva ko ni ibintu bikwereka ko uko tugira amahirwe abantu benshi bagakingirwa, ni nako ibyago byo kwandura binagabanuka. Kandi koko turabibona, n'umuntu wari we wese waba atarakingirwa, nagira amahirwe yo kubibona azabikore yihuta, kuko bikinatangira abantu bari bafite impungenge nyinshi, hari ingaruka, ariko byagaragaye ko nta kibazo biteye. Urumva, kubera ko navuga igihombo cy'ubukungu cyatewe n'ikibazo cy'indwara. Ntago rero wakemura ikibazo cy'ubukungu udakemuye ikibazo cy'ubuzima. Niyo mpamvu rero navuga urukingo ari kimwe mu gisubizo yenda ibihugu byabonye, kandi nkavuga ko ari amahirwe ko igihugu nk'u Rwanda rubasha kubona inkingo zihagije. Kugeza ubu urebye abantu hafi ya bose bari mu myaka ikingirwa, ko nacyo ni ikindi. Hari ibihugu bimwe byagize inkingo nyinshi, ntibyasangaranganya n'abandi, batangira no gukingira abantu batari mu kaga. Ariko mu Rwanda urabona ko byahereye ku bantu bari mu kaga ko kwandura, abantu bafite intege nke z'ubuzima zo guhangana n'indwara, bigenda bimanuka no ku rubyiruko. Murakoze cyane. Nibyo, hari uruhare rwa leta mu kuzahura ubukungu, ariko hari n'uruhare rw'umuturage, wa mucuruzi, wa munyenganda, aba akwiye kwitwara ate muri ibi bihe nk'ibi igihugu kiba kiri mu nzira yo kuzahura ubukungu? Ikigaragara ni uko abaturage navuga bamaze kugaragaza ko bafite ubushake bwo gukora ibyo basabwa gukora, kuko nimba mubyibuka neza, nyuma y'aho abantu baviriye muri guma mu rugo, abantu bishimiye ko guma mu rugo irangiye, abantu basura mu mirimo yabo. Ari narwo ruhare umuturage atezweho, ko buri muntu akoze ibyo agomba gukora, kwiteza imbere ku giti cyawe, umuntu ufite ubucuruzi akabusubiramo, abantu bakorera hamwe bagakorera hamwe ariko birinda. Ndumva uruhare rwa buri wese rwarabaye.
ikinabikwereka ni uko iyo ugiye mu bikorwa bitandukanye urabona ko abantu bari bafite n'inyota yo gusubira mu kazi. Navuga ko ahubwo abantu urukingo rwabaye igisubizo kuko abantu bifuzaga ko basubira mu buzima busanzwe, nubwo n'uyu munsi hari amasaha yo gukora akiri, bavuga bati abantu bagomba kuba batashye saa 6 z'ijoro, ariko abantu n'ubu barifuza ko byanavaho nabyo. Impamvu nta yindi ni uko burya abantu mu bikorwa bibyara inyungu, gahunda, amasaha nicyo kintu abantu barwana nacyo. Ushobora kuba udafite ibyo ukora ku manywa ariko ukora nijoro, birashoboka. Ushobora kuba utabonye akazi ka kumanywa ariko ukaba wakora nijoro. Ibyo rero nibyo bikwereka ko abantu bafite umwete wo gukora, kandi ubu noneho abantu babonye n'impamvu navuga n'izindi mpamvu zo gukora cyane, kuko twamaze hafi umwaka wose navuga wabaye imfabusa, abantu bagize ibihombo byinshi. Ubu ngubu ni igihe cyo kugabanya ibihombo byabaye. Bwana Teddy Kaberuka, hari abahawe ubufasha bw'amafaranga ngo bibafashe kuzahura ibikorwa byabo by'ubucuruzi, ariko dusanzwe tubona hari igihe banki zihangayikishwa n'abantu kuko batabasha kwishyura inguzanyo bitewe ahanini n'uko wenda baba bazikoresheje mu byo bataba bazisabiye. Abo bahawe amafaranga yo kuzahura ibikorwa byabo mwabaha iyihe nama? Urebye abenshi, iyo ndebye amabwiriza agenga buriya bufasha, nuko amabwiriza agaragaza ninde wemerewe kuyasaba, ufite ibibazo biteye bite, ese amafaranga azamufasha iki. Urebye abenshi nko mu mahoteli, mu bigo binini, urebye ni amafaranga aje gukemura ibibazo byatewe n'ingaruka za covid. Urugero, nimba nk'umuntu afite hoteli yari asanzwe afite inguzanyo ya banki kubera ko yakoraga neza akayishyura, none icyorezo cyarabaye, basaba abantu kuguma mu rugo, nta bakiriya. Urumva wa muntu nimba ayo mafaranga yavanaga muri yamufashaga kwishyura inguzanyo ya banki, ikigega cyaraje kimufasha kwishyura bya birarane, ko n'ibirarane bibaho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nimba ikigo cyaratumizaga ibintu hanze kubera ko habaye covid, ntibacuruza, urumva ntibabashije gusohora ibintu kugira ngo babone amafaranga yo kurangura ibindi. So ni icyo cyabafashije. Kubera nkuko nabisobanuye, urebye ibigo byabonye amafaranga ni ibigo binini, ntabwo ari ibigo bito, ntabwo ari umuntu ku giti cye. Kandi burya kenshi ibigo binini, ikiranga ikigo kinini ni ugukoresha amafaranga yabo neza, cyane cyane ko baba bafite abakontable n'abashinzwe umutungo w'ikigo babizobereyemo. Icya kabiri, ibigo binini usanga bifite n'inzego z'ubuyobozi zubatse neza, haba board, haba management committee cyangwa se CEO n'abamwungirije, ku buryo wavuga uti iki kigo kizi neza icyo amafaranga gikeneye naho kizayashyira. Icyo yenda navuga ni uko ari amafaranga ni inguzanyo, ntabwo ari impano. Ni ukuvuga ngo uwayafashe wese, nubwo bayafashe yenda mu buryo buboroheye, haba kwishyura bizaba biri mu gihe kirekire, haba inyungu nayo, inyungu ku nguzanyo iri hasi, ariko still bazakenera kuyishyura. So ni byiza rero ko bayakoresha bazi ko bazayishyura, bayakoreshe neza, kuko bibaho cyane ko ikigo gishobora gufata amafaranga kikaba cyakora ibintu bitihutirwa. Navuga ko muri rusange ubu ngubu turi mu bihe by'ubukungu, aho navuga ubukungu buri kwiyubaka, kuko iyo urebye n'imibare urasanga ubukungu bw'igihugu bwagiye hasi ya zero. Ni ibintu tutari tumenyereye. Iyo rero igihugu kiri mu bibazo nk'ibyo, uba ugomba gukora ibikorwa bibyara inyungu, navuga z'igihe kigufi. Urugero, ntabwo ari igihe tuvuge cyo kubaka inzu nko ku bigo, ntabwo ari igihe tuvuge cyo kuvuga ngo reka mbe ntegereje nzacuruza nyuma y'umwaka. Oya, ni igihe cyo gukora ibikorwa byihutirwa bibyara inyungu, niyo yaba ari ntoya ariko bikaza, noneho ukagenda uzamuka buhoro buhoro. Ibintu bijyanye n'ishoramari, tuvuge mu mitungo itimukanwa,
ntabwo ari byo biba byihutirwa muri ibi bihe, kuko umutungo utimukanwa ntabwo ubyara inyungu zihuse. Ariko ari tuvuga nko kugura sitoke ugiye gucuruza, ibyo byo bihita bibyara inyungu, amafaranga akagaruka. Nk'uko mwakunze kubigarukaho, ibigo binini nibyo byagiye bihabwa iyo nguzanyo. Ese ko ibyo bigo bitoya noneho bititaweho, byo nta ngaruka byatera nk'umuntu n'impuguke mu bijyanye n'ubukungu? Ni ikibazo kubera ko haba ibigo binini, haba ibigo biciriritse, haba ibigo bito, haba abantu ku giti cyabo mu byo bakora biciriritse, bose bagizweho n'ingaruka. Nimba rero bose baragizweho n'ingaruka, birumvikana leta ijya gufasha harahihera. Umuntu wese yakwishimira ko byose ibigenerwa byose bimugeraho, ariko ntibyashobotse. Abari bashinzwe ikigega basanze ari ngombwa ko bareba ibigo binini, impamvu zabo zirumvikana, kuko ibigo binini nibyo bitanga akazi ku bantu benshi, nibyo byishyura umusoro mwinshi, nibyo byohereza ibintu byinshi hanze, nibyo iyo urebye izo mpamvu zose uravuga uti birumvikana. Ariko nanone n'ibitoya n'ibiciriritse nabyo bikeneye ubufasha. Kuba bitarabonye ubufasha ni ikibazo kiracyahari, ntabwo cyakemutse. Ariko ngewe ari nk'inama natanga, hari uburyo bwinshi nabyo byarebwaho, cyane cyane nko kuborohereza inguzanyo zari zisanzwe, ko buriya inguzanyo ni ikintu kiba kiremereye, haba rwiyemezamirimo muto cyangwa se uciriritse. Rero habaye no kuborohereza n'iyo batabaha amafaranga, ariko nk'ufite umwenda, tuvuge nimba umuntu yari afite umwenda ku mezi 16, banki zikaborohereza akaba yaba nk'amezi 20. Kuko nimba wishyuraga buri kwezi yenda 400, ko igihe kiba kirekire amafaranga yagabanuka. Nabyo byafashe ibigo kwiyubaka no kwisuganya. Bwana Teddy Kaberuka, muri rusange mubona covid isize amasomo yahe mu birebana n'ibikorwa bishobora gufasha igihugu mu gukomeza gusigasira ubukungu n'imibereho y'abaturage muri ibi bihe bikomeye nk'ibi by'icyorezo cya covid-19 byatumye imipaka ifungwa? Icyambere cyagaragaye nuko uburyo bwo kuhangana n'ibyorezo twari tugifite intege nke. Ni ikintu cyagaragariye buri wese, aho babwira abantu ngo nta muti nta rukingo, mugume mu rugo. Urumva ko ni ikibazo cyari yenda nta wigeze abitekereza kubera ko cyari kitarabaho, ariko nibaza ko isomo ryarabonetse ko igihugu kigomba gushyiraho uburyo bwahangana n'icyorezo cyaza cyari cyo cyose, ko kiza gitunguranye. Ikindi abantu mu mikorere ya buri munsi nuko byagaragaye ko ushobora gutaha uzi ko ejo uzajya ku kazi bugacya bitagishoboka. Ubu byagaragaye ko ushobora gutaha ufite 5 mu mufuko, ejo hakaba impamvu zituma udasohoka akaba yagutunga. Rero isomo ryo kwizigamira ni ikintu nibaza abantu bose bavanyemo isomo ko ayo waba winjiza yose, yaba menshi yaba makeya, ugomba kwiga kuzigama kugira ngo bizagufasha. Ikindi cya gatatu nuko abantu bize ko umuntu ashobora gukora akorera mu rugo, cyangwa se ukora utavuye aho uri, ibyo ukora bikabaho. Twabonye abantu benshi akubwira ngo nubwo twari muri guma mu rugo nakomeze gucuruza, nubwo bitari byinshi ariko byabayeho. Twabonye abantu benshi dukorera inama turi mu rugo, na interview nk'iyo ukaba nazikoze nyinshi cyane ndi mu rugo. Ibyo byose ni imikorere mishyashya abantu bavanyemo amasomo, kubera ko covid ntiyatwemeraga kugenda. Rero nkibaza ko hari ibintu byinshi navuga by'amasomo abantu bavanyemo bagomba gukomeza, abantu bakabikomeza cyane. Ko icyo nabonye nuko uko abantu biga amasomo mashya niko ababyarira inyungu nyinshi mu byo bagiye gukora. Iyo urebye nk'abantu basigaye bakora ubucuruzi kuri internet, hafi bikubye inshuro zirenga 10. Narebaga no ku isoko mpuzamahanga berekana ukuntu ngo nka computer zarabuze ku isi. Kubera iki? Kubera ko abantu bose bihutiye kuzigura, batari bazifite, abantu bajya gucuruza bazikoresheje, n'abagura baragura bazikoresheje. Ibyo rero bikwereka ko nubwo habaye icyorezo hari andi mahirwe cyatanze,
kandi koko urebye no mu Rwanda nk'ibigo bikora ubucuruzi bwo kuri murandasi byariyongereye. Uyu munsi icyo washaka cyose uri mu rugo wagitumaho bakakikuzanira, ariko mbere ya covid sinibaza ko byari bihari byinshi kandi bikora neza. Nibyo hari uruhare rwa leta mu kuzahura ubukungu, ariko hari n'uruhare rw'umuturage, wa mucuruzi, wa munyenganda. Abakwiye kwitwara ate muri ibi bihe igihugu kiri mu nzira yo kuzahura ubukungu? Icyo abantu bagomba kumva ni uko ubukungu navuga guhungabana birihuta, ariko kubuzahura bigenda buhoro. Ni ukuvuga ngo mu mwaka umwe ushobora guhomba, urebye nk'imibare ko yabitwerekaga, ubukungu bw'igihugu muri rusange ntibwazamutse ahubwo bwasubiye inyuma. Kugira ngo tuzagere aho twari turi byibura mbere ya covid, ntago biri hasi y'imyaka 3 cyangwa 4. Urumva byahungabanye umwaka umwe ariko bifashe indi myaka 3 cyangwa 4. Aho ni ku rwego rw'igihugu n'umuntu ku giti cye. Urugero umuntu yafata nk'umuntu wari ufite ka business ke yenda acuruza nk'amafaranga 500,000, kubera kuguma mu rugo akagera aho akarya n'igishoro kugira ngo azasubire ku murongo, ntago ari ibintu biri hasi y'umwaka cyangwa imyaka 2. Ibyo rero nibyo bikwereka ko igihombo kirihuta, ariko kunguka cyangwa se kubaka bigenda buhoro. Ari nayo mpamvu abantu bagomba kwiga icyo umuntu yakwita kwihangana, ukumva ko nimba twasubiye mu buzima busanzwe, nimba nabyitamye, hari igihe bizafata kugira ngo umuntu dusubire kuko twari tumeze, yenda tunakomeze mu iterambere. Hari ubwo urugero nk'umuntu watakaje akazi, kugira ngo akazi gahagarare ubashe gushaka ikindi ukora, kugira ngo ntabwo ari ibintu byajya hasi y'imyaka 2. Ibyo rero bisaba imbaraga nyinshi, bisaba kwihangana cyane. Abantu navuga ni nko kwizirika umukanda kugira ngo ubuzima cyangwa se n'ubukungu bw'abantu bwongere buzahuke, bugere aho bwari bumeze, noneho burenge nuko byari bimeze. Ibi bihe twanyuzemo hari amasomo byaduhaye, buri muntu ku giti cye cyangwa se abantu muri rusange, aho umuntu agomba kwiga gukora ikintu biramutse bongeye kutugumisha mu rugo, ukaba warabashije kwizigamira. Bwana Teddy Kaberuka, turabashimiye ko mwaduhaye umwanya wo gusobanura ibirebana no kuzahura ubukungu bw'u Rwanda bwazahajwe n'icyorezo cya covid-19. Namwe mwese turabashimiye, tubifuriza iterambere rirambye kandi murusheho kwirinda covid-19.